Yesu ashimwe. Ndabashuhuje mu izina rya Yesu Kristo umwami Imana yacu. Ndabashuhuje inshuti zanjye, bene data bakundwa, ndabakunda cyane. Imana ishimwe. Imana ishimwe ko yakurinze. Imana ishimwe ko yandinze. Imana ishimwe ko yahagaze mu ruhande rwawe. Imana ishimwe ko yahagaze mu ruhande rwanjye, ikaturinda muri byinshi twanyuzemo. Suko hari ibihigugingo bwacu, ariko Imana y'amahoro ihora iturwanirira, ihora itureberera. Ntabwo ijisho ry'Imana rijya rihumbya ku buzima bwawe. Imana rero duhana umugisha ko twongeye kubonana uyu munsi. Tugiye nanone kuganira ku byiza by'Imana, tugiye kuganira ku ijambo ry'Imana. Reka dusenge Imana yo mu gihugu cyo mu ijuru kugira ngo itugire neza. Mana data wa twese, Mana nziza, Mana ikomeye, turagushimye kandi tuguwe neza. Tunejejwe n'imirimo yawe, tunejejwe n'urukundo rwawe, tunejejwe no kurinda kwawe gukomeye. Mwami Imana isumba byose, waturindiye mu ntara zitandukanye, uturindira mu bihugu bitandukanye. Ndagushimye kujya ubera hose icyarimwe, ndagushimye kurebera hose icyarimwe, ndagushimye ko ukunda ubwoko bwawe waremye, ukabukunda kandi ukabwitaho. Icyubahiro n'ikibi cyawe. Tanga umugisha ku muntu wese ugiye gukurikirana iri jambo mu izina rya Yesu. Muntu wese unkurikiye ahari hose, umugisha wawe umubeho, imbabazi zawe n'ubuntu bwawe bimubeho, ineza yawe imubonekeho. Tubisabye twizeye mu izina rya Yesu Kristo hamwe ku musaraba Golgotha. Amen. Tugiye rero kuganira nanone ku magambo y'Imana ari muri Yesaya. Yesu ashimwe. Magambo y'Imana ari muri Yesaya igice cya 12 umurongo waho wa mbere kugeza ku murongo wa 6. Igice cya 12 umurongo waho wa mbere kugeza ku murongo wa 6. Ngo Uwiteka ashimirwa imbabazi agirira abantu be. Imana ishimwe. Umutwe w'ijambo ratubwiye ngo Uwiteka ashimirwa imbabazi agirira abantu be. Haleluya. Amina. La bonita kine shala bonedrai. Ngo Uwiteka ashimirwa imbabazi agirira abantu be. Ese ujya uzirikana ko mu buzima bwawe, Mana ishimwe, utunzwe n'imbabazi z'Imana? Ujya uzirikana ko mu buzima bwawe utunzwe n'imbabazi z'Imana? Imana ihorana nawe ikugirira imbabazi. Ni ukuri ibyo dukora ntabwo byakabaye bituma tubaho, ariko Uwiteka ngo ashimirwa imbabazi agirira abantu be. Ujya wibuka gushima imbabazi z'Imana ikikugirira. Nshuti yanjye, iyo ubyutse mu gitondo ugahumeka bikemera, ugatera intambwe bikemera, rota ya boneshaya ukavuga bikemera, lobenetakinebo ukwezi kugashira, ukajya mu modoka ugataha amahoro, ukagenda kuri moto ugataha amahoro, ukagenda n'indege ukagerayo amahoro, laboneta ya boneshayini ukagenda n'igare ukagerayo amahoro, ukagenda n'amaguru ukagerayo amahoro. Mana ishimirwe imbabazi tugirira. Reka nkubwire nguko abantu bagiye bose siko bagaruka amahoro. La bonne dry. Hari benshi bahura n'impanuka, hari benshi bagenda nibasubire mu rugo mu ngo zabo bagahura n'ibibazo bitandukanye, ariko se wowe Imana yababariye ikaguha imbabazi, ujya wibuka kuyishima. Iyo ugeze mu rugo wibuka no kwiha icyubahiro. Iyo ugeze mu rugo wibuka no kwicara byibura ku buriri bwawe ukazamura icyubahiro cyayo, ukayibwira ngo Mana ushimwe. Iyo wibutse ubushomeri yakubabariye ikagukuramo, ujya wibuka kugera mu cyumba cyawe ugashima Imana yaguhaye akazi. Ujya uzirikana ko hari abashomeri bize bafite na za doctrine ariko batagira akazi, la bonne shayabo, ariko wowe ukaba ugafite. Reka tujya twibuka gushima Imana kubera ko yatugiriye imbabazi. Reka rero dutangire ijambo ry'Imana. Ngo uwo munsi hazavuga ati, Uwiteka ndagushimira ubwo wandakariye
wandakariye uburakari bwawe bushize ukampumuriza, dore Imana niyo gakiza kanjye, nzajya niringira ne gutinya, kuko Uwiteka Yehova ari we mbaraga zanjye, n'indirimbo yanjye, agahinduka agakiza kanjye, nicyo gituma zavoma mwishimye mu mariba y'agakiza, kandi uwo munsi muzavuga muti nishimiye Uwiteka, mwamamaze izina rye, mwamamaze imirimo ye, mu mahanga, vuge yuko izina rye rishizwe hejuru, muririmbire Uwiteka kuko akoze ibihebuje bwose. Imana ishimwe cyane. Turashima Imana yo mu gihugu cyo mu ijuru, turashima Imana kubw'imbabazi zayo, ngo nubwo yari yarakurakariye, nubwo yari yarakuretse, nubwo yari yaragukuyeho amaboko, nubwo yari yarakwihoreye, amen, ayiwe, nubwo byagenze kuriya, nubwo yakurakariye, nubwo warebye hepfo no haruguru ukabura inzira, nubwo wibaza utariko Imana yarandetse, nubwo wibaza utariko noneho n'imiryango yarandetse, nta hantu na hamwe ngifite, nkuzaniye ijambo rivuga ngo nubwo yari yarakurakariye, ariko noneho imbabazi z'Imana, haleluya, tayabone shalabo, imbabazi z'Imana zongeye kugaruka ku buzima bwawe, imbabazi z'Imana zongeye kugaruka ku muryango wawe, imbabazi z'Imana zongeye kugaruka ku burwayi bwawe, imbabazi z'Imana labonitaya zongeye kugaruka mu mirimo yawe ukora, imbabazi z'Imana zongeye kukugarukaho mu izina rya Yesu. Kubera iki? Haleluya. Kubera ko yakubabariye, nawe ngo ugiye kwamamaza izina ryayo, urivuge mu mahanga, urivuge mu bakuzi n'abatakuzi, uvuge gukomera kw'Imana, uvuge imbaraga z'Imana, uvuge ineza yayo, uvuge ubutsinzi bwayo. Haleluya. Hari umuririmbyi nyankunda uvuga ngo humura wowe urushye uremerewe birarangiye, witinya iyakuremye iragukunda irabishohoje. Haleluya. Humura yewe urira, humura, Imana yawe irabirangije, Imana yawe irakurengeye, Imana yawe iritamuruye, Imana yawe irigaragaje. Haleluya. Hahandi wabonaga nta nuguha amazi yo kunywa, hahandi wabonaga ufite icyangiro, hahandi wabonaga imirimo yose ukora nta muntu n'umwe uyiha agaciro, Imana yawe irabirangije, Imana yawe iragutabaye, Imana yawe irakurengeye, Imana yawe irakurwaniriye, Imana yawe irahaserutse, kubera ko ari Imana yo kwizerwa. Humura rero, amarira yawe Imana yashyizeho iherezo mu izina rya Yesu. Amen.